Hari inkuru zitangaje zivuga ku biremwa bitagira umwuka bihumeka ariko bikaba bikiriho. Hari n'inkuru z'utudege duto two mu kirere twaguye mu butayu hagati mu mvura ikaze yo mu mpeshyi. Hanyuma ukuri kwabyo kugahishirwa. Ikinyoma kimaze imyaka irenga 50. Izina Roswell ushobora kuba wararyumvise. Waba warigeze gusoma ku byerekeye UFO, amafoto atagaragara neza n'inama z'ibanga za guverinoma zitigeze zemera ko zabayeho. Ariko icyo bake cyane bigeze kukubwira nuko inyuma y'izo mpaka n'izo teori zose higeze kuba ikiganiro cy'ibanga hagati y'abantu n'ikiremwa kitari cyo kwisi. Kandi muri icyo kiganiro hari ukuri kwatangajwe. Ukuri yari ko kwahindura burundu uko wumva ubuzima, ndetse kugatuma utekereza ko urupfu rutari ruteye ubwoba nk'uko twari dusanzwe tubyiteze. Niyo mpamvu ngusaba kwitonda ukumva inkuru tukajyana n'inkomoko official mu mayobera y'uyu munsi. Mbahaye ikaze. Mu banyabwenge bo mu Burayi bakoze ubushakashatsi ku byerekeye UFO n'ubuzima bwo mu kirere, hari izina rikomeye rihora rivugwa, Maximilien de Lafayette. Uyu mugabo yamaze imyaka irenga 50 asohora ibitabo byinshi cyane byibanda ku bintu bitandukanye nka sinema, umuziki, fizike ya quantum ndetse n'ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence. Ariko icyamugize umwihariko kurusha ibindi ni inyandiko ze zivuga ku biremwa byo mu kirere n'uko bivuga ko bifitanye isano yihishe n'isi. Yavuga ko ibyo abantu bita flying saucers atari indege zisanzwe, ahubwo ari imashini zigiye zifite ibipimo byinshi, icyo bita multi-dimensional time machines, zishobora kugenda mu kirere no mu bihe bitandukanye icyarimwe. Yongeye kuvuga ko ibiremwa bizwi nka small greys bifite uruhu rwera cyane, amaso manini yirabura atagaragaramo amarangamutima n'amasura adafite imvugo. Ntibyari ibinyabuzima bisanzwe, ahubwo byari ibiremwa byakorewe mu by'ubumenyi, ibyo bita artificial biological entities. Byari byarakozwe kugira ngo bishobore gukora mu bihe bigoye byo mu isanzure. Ikibazo cyari gisigaye ni iki? Yarabiza ati, igisubizo kidusubiza mu mwaka wa 1947 mu byabereye Roswell, aho bivuga ko yari umwe mu bahanga bahawe amahirwe yo kuganira mbona nkubone n'ikiremwa cyavuye mu isanzure. Muri iyo mpeshyi y'umwaka wa 1947, Amerika yari ikiri mu bihe bikomeye byo kwiyubaka nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Mu gace ka White Sands Missile Range muri New Mexico hahuriye inkubi y'umuyaga n'imvura ikaze cyane. Aha niho ingabo za Amerika zakoreraga igerageza ry'ibisasu bya misiri zirimo n'iza V-akanyerezo kabiri z'Abadage zari zarafashwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Mu gihe cy'iyo mvura habaye ikintu kidasanzwe. Saa 3 z'ijoro ku itariki ya 4 Nyakanga mu mwaka wa 1947, umukozi wa radari yabonye ikintu kimurika cyane mu kirere kigenda ku muvuduko udasanzwe utarigeze ubonwa na mbere hose. Hashize iminota mike cyane, icyo kimenyetso cyongeye gufatwa n'ahandi kuri Roswell Airfield, haje kuba intandaro y'amayobera akomeye kurusha yandi mu kinyejana cya 20 kubera umwuka mubi wari hagati ya Amerika n'ubumwe bw'Abasoviyeti. Icyo kintu cyafashwe nk'icyashoboraga kuba igitero. Bahise bohereza itsinda ryihuse, indege za gisirikare za F-80 Shooting Star zirahaguruka icyarimwe zijya guhura n'icyo kintu kitamenyekanye neza. Ariko ibyabaye inyuma byatewe ubwoba n'abapilote bari bafite uburambe bukomeye mu kugurutsa indege. Icyo kintu cyaburiwe irengero mu kanya gato nk'ako guhumbya, hanyuma kigaruka mu mwanya utandukanye uri kure cyane. Nta jwi cyari gifite, nta mwotsi gisiga inyuma, kandi cyagaragaraga nk'ikirenze amategeko yose ya fizika azwi n'abantu. Ikibazo cya Roswell cyakomeje kuba igihu cy'amayobera kitigeze gicika. Ese kuko abantu baganiriye n'ikiremwa kitari cyo kwisi? Ese urupfu nk'uko twarwigishijwe ni iherezo rya byose cyangwa ni inzira yo kwinjira mu kindi cyiciro cy'ubuzima? Nubwo nta gisubizo gifatika kiraboneka kugeza uyu munsi wa none, inkuru nk'izi zituma dukomeza kwibaza, gushidikanya no gushaka ukuri kwishi inyuma y'ibyo twita ubuzima n'urupfu. Kandi ahari ubwoba dufite ku rupfu ni igice cy'ikinyoma kinini tutaramenya inkomoko yacyo. Umuvuduko ntarengwa w'indege ya F-80 wari kilometero 933 mu isaha, nyamara abapilote bemeje ko ikintu bari bakurikiye cyarenze kure cyane ikoranabuhanga ryose abantu bari bafite muri icyo gihe. Hashize iminsi mike, mu gitondo cyo ku itariki ya 7 Nyakanga mu mwaka wa 1947, umworozi witwaga Mark Brezer wabaga ku nkengero za Roswell yabonye ibisigazwa by'ibintu bidasanzwe byaguye mu rwuri rwe. Yasobanuye ibyo bikoresho nk'ibinanutse cyane, hafi yo kutagira uburemere, ariko kandi bidashoboka gucibwa cyangwa gutwikwa. Igitangaje kurushaho nuko iyo byegeranyaga cyangwa bikagundagurika byisubizaga mu miterere yabyo ya mbere, ikintu siyansi yatangiye gusobanukirwa nyuma y'imyaka myinshi binyuze ku cyo yaje kwita shape memory metal. Inkuru y'ayo masigara yageze vuba ku kibuga cy'indege cya Roswell Airfield ku itariki ya 8 Nyakanga mu mwaka wa 1947. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye itangazo ritangaje cyane. Ryagiraga riti, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaruye diske iguruka yari yaguye hafi ya Roswell. Iryo tangazo ryateje igikuba mu gihugu hose. Ikinyamakuru cyo muri ako gace cyasohoye inkuru yacyo mu nyuguti nini.
Abantu nta kindi bavugaga, abashakashatsi n'abashidikanya bose basigaye bibaza byinshi kandi baguma mu rujijo. Ariko hashize amasaha 3 gusa, igisirikare cy'Amerika cyahise gitegura inama y'itangazamakuru y'igitaraganya, maze gisubiramo kivuga ko ibyo byatangajwe bitari byo, ntibyabaye disiki iguruka, ahubwo byari baluni y'ikirere ikoreshwa mu iteganyagihe. Hanyuma nk'umwenda uremereye wavira urugendo ugwa buhoro ku rubyiniro, inkuru yaracecetse. Ibinyamakuru byaretse kuyivuga, ibiganiro bya radiyo byarahinduwe. Abari babigizemo uruhare bose batangira guceceka mu buryo buteye amatsiko kandi buteye ubwoba. Ariko hari bamwe batigeze bemera iryo ceceka. Mu mwaka wa 1978, umuhanga mu bya fizike n'ibijyanye n'indege witwaga Robert Wood yatangiye mu ibanga kongera gusubizaho ikibazo cya Roswell. Robert yari umuntu mushya mu isi y'ikoranabuhanga rya gisirikare, yigeze gukorera Douglas Aircraft, nyuma akorera McDonnell Douglas, imwe mu masosiyete akomeye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azwi cyane ku gukora indege z'intambara zakunzwe nka F-15 Eagle. Icyo abantu bake bari bazi nuko mu mwaka wa 1968 iyo sosiyete yari yarateye inkunga mu ibanga umushinga w'ubushakashatsi w'amadolari 500,000 wibandaga ku bintu byo mu kirere bidasobanutse. Ikibuga cya Roswell kikaba aricyo cyari ku isonga, kandi umuntu wari waratoranyijwe ngo ayobore ubwo bushakashatsi ntiyari undi uretse Robert Wood ubwe. Ariko Robert yari azi ko adashobora gukurikirana ubu bushakashatsi wenyine. Yiyambaje umuhanga muto ariko w'umurava mu bya fizike witwaga Stanton Terry Friedman, kandi ni Stanton Friedman waje nyuma gutanga ubuzima bwe bwose mu gushaka ukuri ku byabereye Roswell. Muri Kamena mu mwaka wa 1978, mu nama nto yabereye mu nkengero z'umujyi, Friedman yahuriye na Major Jesse Mercer, wahoze ari umusirikare mu ishami ry'ubutasi ry'ingabo zirwanira mu kirere za Amerika, kandi akaba ari we muntu wa mbere wagize ahaguye icyo kintu kitazwi i Roswell mu mwaka wa 1947. Jesse Mercer yavuze adaciye ku ruhande ati, icyo nakuyeho byabereye cyashoboraga kuba baluni y'ikirere, cyari ikintu kitigeze kibaho ku isi. Kugeza n'uyu munsi ntibizwi icyo ari cyo neza. Hamwe na Jesse Mercer haje kugaragara undi, Colonel Thomas DeBoss, wari waritabiriye iyo nama y'itangazamakuru yamamaye cyane mu myaka yashize. Yemeye ko ifoto yerekanaga icyo bise baluni y'ikirere yari yarateguwe. Byari itegeko ryari ryaraturutse hejuru, kandi we yari yakoze ibyo yari ategetswe gusa. Uko Stanton Friedman yakomezaga gucukumbura, niko ibice by'iyo puzzle byatangiye kugaragara. Yabonye ubuhamya bw'abantu benshi bari batuye Roswell mu gihe icyo kintu cyabaga. Umwe muri bo yari Glenn Dennis, wari warakoreye habaga irimbi naho bapfunyikiraga imirambo. Yibukaga ko ku itariki ya 8 Nyakanga mu mwaka wa 1947 igisirikare cyari cyaramuhamagaye gisaba amasanduku 3 mato y'icyuma afungirwamo imirambo. Igihe yagezaga ku kigo cya gisirikare, yabonye imodoka nyinshi za gisirikare zizengurutse aho hantu, kandi hari umwuka ukomeye w'ibanga wumvikanaga mu kirere. Umuforomo yarazi yamubwiye nyuma ko yarahawe inshingano zo gufasha mu gusuzuma imibiri itari y'abantu. Ibyo biremwa byatangaga umuntu kudasanzwe, byari bifite uruhu ruto rutagira umusatsi n'amaso yirabura bengerana, atari yarigeze abonwa ku isi. Friedman ntiyagarukiye gukusanya ubuhamya gusa, yanatangiye gushushanya amakarita y'aho hantu, gukurikiranya ibihe byabereyemo n'inzira ishoboka icyo kintu cyanyuzemo mu kirere, abigereranya n'inyandiko za gisirikare zari zarashyizwe ahagaragara mu myaka yakurikiyeho. Ibyo yavumbuye byamuteye guhinda umushyitsi. Icyo kintu nticyari cyaguye ahantu hamwe gusa, bisa naho cyari cyacitsemo ibice byinshi mu kirere. Hakaba hari n'ahandi hantu haguye ibindi bisigazwa byacyo, ku ntera kilometero nkeya uvuye aho ibya mbere byari byabonetse. Igihe igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyageraga haguye icyo kintu Roswell, nticyabonye ibisigazwa byonyine, bagaruye imibiri ibiri itari ifite ubuzima. Ikiremwa kimwe cyari gikomeretse bikabije, ikindi cyo cyari kikiriho. Icyo kiremwa cyari kikiriho cyasobanuwe nk'igitoya mu gihagararo, gifite uruhu rw'ikijuju rweruruka n'amaso yirabura yimbitse kandi adahumbye. Nticyavugaga, cyagendaga gake cyane, ariko nticyagaragazaga ubwoba na busa. Icyatangaje abaganga ba gisirikare cyane kurusha ibindi nuko icyo kiremwa cyari gifite umutima utera, ariko nticyahumekaga neza, kandi cyagaragaraga nk'ikitari gikeneye ibiryo cyangwa amazi kugira ngo gikomeze kubaho. Umusirikare umwe wari uhari mu bitaro bya Air Force Base yibukaga ko batangiye kumva ibitekerezo bituruka muri icyo kiremwa, amagambo adasobanutse neza, amashusho n'amarangamutima byazaga mu bitekerezo byabo nta jwi ribayeho. Ku ikubitiro byafashwe nko kurota guterwa n'ihungabana rikomeye nyuma y'ibyabayeho. Ariko ko abantu benshi mu basirikare bagendaga batangaza ko bagira ubwo bunararibonye, niko guverinoma yahise ihamagara itsinda ry'inzobere zihariye. Nibwo rero mu ntangiriro z'umwaka wa 1948 habayeho ikiganiro cya mbere hagati y'abantu n'ikiremwa kitari cyo ku isi. Mu gihe inzobere zageragezaga kuvugana nacyo zikoresheje ibikoresho bihindura amajwi, icyo kiremwa cyakomeje kohereza ibitekerezo birenze cyane imipaka y'ubwenge bw'abantu. Babwiwe bati, twebwe ntituri ibinyabuzima by'umubiri, ntiduhumeka, ntiturya, ntidusinzira, kandi ntitwumva ububabare. Twifashisha gusa umubiri kugira ngo twigaragaze mu isi yanyu. Umwe mu bahanga bo muri icyo gihe yaravuze ati, niba mutari ibiremwa bifite ubuzima, kuki dushobora kubabona? Igisubizo cyaje gituje kiti, namwe muri mashini,
mubaho binyuze mu magufa, imikaya, amaraso, imitsi n'amashanyarazi y'ibinyabuzima. Murarya, murahumeka, kandi musohora ibisigazwa by'ibyo mwariye. Twebwe tubaho binyuze ku mbaraga z'ikirere rusange. Umubiri wanyu ni igikonoshwa cy'ibinyabuzima gusa roho yanyu nta itandukaniye n'iyacu. Biragoye gutekereza abahanga bamenyereye ibintu bikomeye bicaye batuje imbere y'ikiremwa gito kandi gisa n'ikirushye, bagahura n'ukuri batigeze bagira ubutwari bwo gutekereza ko ikiremwa muntu gishobora kuba ari urwego rw'ibanze rw'ubuzima burenzeho. Igihe babazaga niba cyarigeze kumva agahinda kubera gutakaza abo mu bwoko bwacyo mu mpanuka, icyo kiremwa cyasubije gusa kiti urupfu ni igitekerezo kitabaho. Nta n'umwe muri abo bari muri icyo cyumba wasigaye ameze nk'uko yari ameze mbere. Ntibari bagihagaze imbere y'ubwoko butandukanye gusa, bari bahanganye n'ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose ikiremwa muntu kigeze kwibaza: turi bande? Kandi niba hari ikintu kiri hakurya y'urupfu, ni hehe kuko tuba tugana? Dukurikije inyandiko z'ibanga zatangajwe na baganiriye icyo kiremwa cyavuye mu nyenyeri cyasize gisobanuye ikintu kimwe neza: ntabwo twaje ku isi gusa, tumaze igihe kirekire cyane hano, kandi ntitwaje kwitegereza gusa. Ntimurigeragezwa, turi hano kugira ngo tubafashe kunyura mu cyiciro gikomeye cy'ihindagurika ryanyu. Bavuze ko isanzure ribamo ubuzima bwinshi butandukanye, imico myinshi itandukanye, ariko kandi harimo roho zimwe zinanirwa kwihuza n'amategeko yo hejuru y'umwuka, arimo uburinganire, impuhwe n'icyubahiro cy'ubuzima. Izo roho zigahitamo kubaho zikurikirira ryo hasi, zigatera intambara, zigacamo abantu ibice, zigakoresha ubumenyi nabi kugira ngo ziganje, kandi zigakoresha ikoranabuhanga atari mu gukiza ahubwo mu kurimbura. Kubera iyo mpamvu hafashwe icyemezo ku rwego rwo hejuru cyane mu isanzure. Isi yaratoranyijwe, si uko yari idasanzwe, ahubwo nuko yari iri ukwabo kure y'abandi, kandi ikabikakaye bihagije ku buryo yabaye ahantu ho kugeragereza roho zayobye. Isi yatoranyijwe kuko ifite ibinyabuzima byinshi bitandukanye, ikirere n'ibihe bitandukanye, ubutaka n'imiterere bitandukanye, n'amoko menshi y'ibiremwa, bikarema ibihe byiza ku buryo buri roho ishobora guhura n'ibigerageza ibihumbi n'ibihumbi by'uburyo butandukanye. Muri ayo masomo, roho igomba kwiga kuringaniza amarangamutima, kurenga irari, guhangana n'ubwoba, no kugera ku gusobanukirwa ko kubaho atari ibintu bifatika gusa. Dukurikije icyo kiremwa cyavuye mu kirere, igihe ku isi kigenda buhoro cyane kurusha ku yindi mibumbe. Ibi si itandukaniro rishingiye ku mubiri, ahubwo ni uburyo bw'umwuka. Igihe kigenda buhoro hano kugira ngo roho igire umwanya uhagije wo gutekereza, kwicuza, kwikosora no kongera guhitamo. Basobanuye kandi ko inyuma y'ikirere cy'isi hari urukuta rutagaragara rw'ingufu za plasma, ntirushobora kubonwa n'amaso yacu, kandi n'ikoranabuhanga ryo muri iki gihe ntirushobora kurumenya, ariko rukora ku rugabano, rukabuza roho zoherejwe hano ku ngufu kuva ku isi. Muri icyo gihe bamwe babyumvaga nk'igereranya rya filozofi gusa, ariko hashize imyaka myinshi, ubwo isi yinjiraga mu bihe by'imivurungano itarigeze ibaho na mbere, abantu batangiye gusubiza amaso inyuma kuri ubwo buhanuzi bufite uburemere bushya. Dukurikije baganiriye, igihe icyo bita ikimenyetso nanone kizwi nk'urukuta rwa plasma rutagaragara ruzengurutse isi gitangira kugabanuka imbaraga, ni nacyo gihe kiremwa muntu gitangira guhura n'ibintu biri kure cyane y'ubushobozi bwa siyansi yo muri iki gihe. Kimwe mu bimenyetso bya mbere byabayeho ni ukwiyongera gutunguranye kw'ibikorwa bya USO, icyo bita unidentified submerged object, ari byo bintu bitamenyekanye bigaragara munsi y'amazi, aho abantu bahura n'ibikoresho bitazwi bitari mu kirere ahubwo biri munsi y'inyanja. Bitandukanye cyane na UFO zikunze kugaragara mu kirere, ibizwi nka unidentified flying object. USO ziragaragara zigahita zibura mu buryo butuje zivuye mu ndiba y'inyanja, nk'uko Rafayita abisobanura. Ibyo bintu kandi bifite ubushobozi bwo kuva munsi y'amazi ku muvuduko uteye ubwoba, nta gutera amazi na gato, nta n'igitonyanga na kimwe kiguma ku buso bwabyo. Ikirenzeho giteye impungenge ni uko umubare w'abantu batangaza ko babonye USO ugenda wiyongera ku buryo budasanzwe. Uturere nka Bermuda Triangle, inyanja ya Caribbean, inkombe za Shiri ndetse n'amazi yo hafi y'Ubuyapani byahindutse ahantu hibandwaho cyane n'ibi bikorwa, aho inzego za leta zikomeza kwirinda kubivugaho ku mugaragaro. Uku kwiyongera kw'ibi bintu, nk'uko Rafayita bivuga, ni ikimenyetso cyumvikanaho ku isi iri kwinjira mu bihe by'inzibacyuho, icyiciro aho ikiremwa muntu kigomba guhura n'imivurungano ikomeye y'ibidukikije, iya gisirikare n'iy'umwuka. Ibi ni igeragezwa rya nyuma mbere y'uko ikimenyetso gikomeye, icyo bise Great Seal, gisenyuka. Ubu buhanuzi tuvuze muri iyi nkuru bwari bugamije gutera ubwoba, ahubwo bwari bugamije guha buri muntu amahitamo, kuko niba koko roho ari uburyo bwo kubaho burenze ibintu bifatika, ubwo igeragezwa rya nyuma ntiryari intambara hagati y'imico itandukanye, ni isesengura riri imbere muri twe ubwacu, ihangana ryo mu mutima wa buri wese, igeragezwa ry'amahitamo yacu, iry'impuhwe n'iryo kureba niba dushobora kurenga ubwoba n'amarangamutima ya kinyabumuntu, tukibuka abo turi bo by'ukuri. Niba warigeze kumva inkuru idasanzwe itarigeze ibonerwa ibisobanuro, cyangwa niba warahuye n'ikintu cyahinduye uko ubona isi, wumva ufite uburenganzira bwo gusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Kandi niba wifuza gukomeza gusuzuma amayobera nk'aya, ntiwibagirwe gukora subscribe ku nkomoko official. Njye nk'ibisanzwe ndimugira banga ati ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.